Hayi muraho neza bakunzi ba filime The Homeless Girl. Uzisi wa munsi mwari mutegereje nk'abakunzi ba filime The Homeless Girl kugira ngo mubone ibyishimo bya nyabyo wageze. Muri filime yacu The Homeless Girl, Alice wari waramaze gukatirwa urwo gupfa yongeye guhura n'umukunzi we Lewis agihumeka umwuka w'abazima. Nyuma y'uko Lewis yagaragarije mama we na mushiki we ko akunda Alice, ko Alice ari we mukobwa wenyine yihebeye, ntabwo byashimishije mama Lewis, nta nubwo byashimishije mushiki we. Abangaba yaba mama Lewis yaba mushiki wa Lewis bifuzaga ko uyu muhungu wabo Lewis yakundana na Tricia bitewe nuko uyu Tricia ari umukobwa wo mu bakire. Nubwo bakomeje kugenda bagaragaza icyo cyifuzo kuri Lewis kugeza ubwo bana bimubwiye ko agomba gukundana na Tricia, Alice batamushaka, uyu nguyu Lewis yanze kubyumva, umutima we wananiwe kubyakira, akomeza kubagaragariza ko akunda Alice kandi adateze no kuba yamureka ngo bahagarike urukundo rwabo. Mama Lewis na mushiki wa Lewis bakimara kubibona gutyo ko Lewis yihebeye Alice, nibwo mama Lewis yafashe icyemezo cyo kwirukana Alice mu rugo kugira ngo amutandukanye na Lewis. Hanyuma bakimara kwirukana Alice, Lewis akamubura. Lewis yirirwaga mu mihanda ari gushakisha Alice, mu biraro, ahantu mu mirima igiye itandukanye. Lewis yarabuze Alice, aho umuntu bita Lewis akazi kari gasigaye karamunaniye, icyo akoze cyose ari kwitekerereza Alice. None kubera Imana, umuntu bita Lewis yongeye kubona umukunzi we Alice, aho Lewis yagerageje gufata ifoto ya Alice akayereka Lucky. Akimara kuyereka Lucky, umuntu bita Lucky yahise abwira Lewis ko umuntu bita Alice babana mu nzu imwe amuzi. So rero Lucky yahise ajya kwereka Lewis ahantu Alice aherereye. Umuntu bita Lewis ibyishimo byamurenze, kandi n'abantu bakunda filime The Homeless Girl abenshi niwo munsi bari bategereje iyi episode y'ahantu Lewis yongeye guhura na Alice bagasubira mu rukundo rwabo. Guys, ibintu birakomeye cyane. Mama Lewis na mushiki wa Lewis bari bakomeje gupanga imipango yabo yo kugira ngo bice Alice bamutandukanye na Lewis burundu, kugeza igihe Lewis azakundira Tricia. Ariko kubera Imana, Lewis yongeye kubona Alice akiri muzima. Biragoye ko watandukanya urukundo rwa nyarwo. Baravuga ngo iteka n'iteka urukundo rwa nyarwo ruratsinda. Guys, urukundo rwa Alice na Lewis rukomeje gutsinda imigambi y'abantu, aho ibyo mama Lewis na mushiki wa Lewis bifuza ko Lewis yakundana na Tricia bikomeje kugorana, bikomeje kugenda bifeiringa umunsi ku wundi. Guys, umuntu bita Ono we yatangiye kuba yasaba imbabazi, yatangiye kuba yasaba imbabazi umuntu bita Alice, bitewe nuko Ono umutima we wari ukomeje kumucira urubanza, atekereza ku bintu yakoreye Alice, akumva bimuteye ubwoba. Guys, episode tugiye kuba twabona episode ya 20 ndetse na episode ya 21 ya filime The Homeless Girl. Ni episode zimeze neza, ni episode ziri buze kuba zabashimisha cyane, kubera ko Lewis yamaze kubona Alice, Lucky yamaze kuba umuhuza wabo. Rero dukandira wanditse subscribe kugira ngo izi episode zitari buze kuba zagucika, episode ya 21 ndetse na episode ya 20. Dukandira subscribe, dukandira like, duhe igitekerezo cyawe hasi muri comment, ubundi dukomeze twenjoying na filime The Homeless Girl, ibintu bikomeze kugenda neza. Ese wowe niki utekereza kuri Alice na Lewis? Ese urukundo rwabo mwese murarushigikiye? Nangwa mushigikiye mama Lewis na mushiki wa Lewis bakomeje kugenda bifuza ko Lewis yagakwiye kuba akundana na Tricia, kubera ko Tricia ari umukobwa wo mu bakire. Ariko ibyo ngibyo umuntu bita Lewis ntabwo abyumva. Urukundo rwe nta kintu na kimwe rugenderaho, ntirugendera kuba umukobwa ari umukire, kuba aturuka mu miryango ikize, ahubwo Lewis we afite urukundo rwa nyarwo, kandi na Alice afite urukundo rwa nyarwo. Guys, ahangaha
lave ikomeje kuba lave, faya ikomeje kuba faya, aho Lewis akomeje gutsinda umutima we wari umaze iminsi afite agahinda, kurya byaramunaniye, kuryama yarabuze ibitotsi, akazi karamunaniye bitewe n'uko yari yarabuze uyu Alice. Ariko umuntu bita Lucky abashije kuba yakora ibitangaza. Akimara kubona ifoto ya Alice ahise ajya kumwereka boss we, aho boss wa Lucky ari we Lewis yavuze ko ari buze kuba yafata Lucky akamukorera ibintu birenze cyane, kuba amufashije akamwereka umukunzi we Alice yari yarabuze. Ese guys, muri filime The Homeless Girl ibyo mwifuzaga byose si bitangiye kuba byajya ku murongo? Abakunzi ba filime The Homeless Girl barabakomeje kugenda bagira impungenge z'uko umuntu bita Alice ashobora kuba agiye guhura n'ikibazo gikomeye cyane, bashobora kuba bagiye kumwica, ariko because of God uyu nguyu Alice imigambi y'Imana ikomeje kugenda isohora, aho abari bari gupanga kumwica ibyo ngibyo batari bubashe kuba babigeraho. Kandi nanone mwibuke ko umuntu bita Lewis yamaze kuba abwiza ukuri umuntu bita Tricia, aho yamubwiye ukuri kose, akamubwira ko agomba kubwira mama we ndetse na mushiki we, akababwira ko Lewis adateze kureka gukundana na Alice, ahubwo akwiye kuba yabamusabira, akababwira ko kuba Lewis yakomeza gukundana na Alice nta kibazo na kimwe abifiteho. Gusa turacategereje kugira ngo tube twamenya niba koko ibi bintu Tricia azabikora, azabwira mama Lewis na mushiki wa Lewis ko umuntu bita Lewis yamuhakaniye, ko Lewis yamubwiye ko azakomeza gukundana na Tricia na Alice. Ibi ngibi turacategereje kureba niba umuntu bita Tricia azabikora. So bye bye, after la vista, turabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde.